mu buryo buhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Aba rero baravuga ko batakiri mu manegeka kubera ko bamaze gutuzwa mu midugudu yubatswe mu buryo bugezweho, mu gihe mu minsi ishize bahoze mu manegeka. Ni inkuru tugezwaho na Jean Bosco Mbonyumugenzi. Bayera Jeanne na Kwizera Gilbert ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kaniga akarere ka Gicumbi. Kimwe na bagenzi babo bavuga ko kubera amanegeka bari batuyemo ibiza by'imvura yaguye mu mwaka wa 2023 byahitanye ubuzima bwa bamwe mu bari bagize imiryango yabo, amatungo n'ibindi. Mbere yuko nza ahantu twari dutuye twari tubayeho mu buzima bubi. Imvura iguye inzu yakiragwa, zuguye n'ubundi mama n'umwana barapfa, dusigara turi abana batatu. Imvura yaragwa ukavuga ukiheba, ukavuga uti nshobora kuba ntakiriho, irajya guhita napfuye kuko iyo haratengukaga n'amazi agahirima, ugasanga rero nta mutekano ufite, yagwa nijoro mukabyuka mugahagarara. Amatungo nifite amatungo magufi birahirima, ayo matungo aragenda arapfa, ihene ebyiri ntamenye. Aya mateka yo kubaho mu buzima batari bafitiye icyizere cyo kuramuka kuri ubu bavuga ko yahindutse biturutse ku mushinga Green Gicumbi ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere kabo babatuje ahadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Buriya murabona ko dutekanye, turi mu mataje, nta kibazo dufite. Baduhaye inka, baduhaye imbuto, imboga turahinga, ubu nta kibazo dufite pe, tubaye nk'abanyarwanda cyane bisesuye. Ahubwo ubwogerezo bw'ibyombo rwose pe, ni inzu yubatse neza ku buryo ibintu byose nta kibazo, biratekanye, tumeze neza. Muri batatu basigaye nibo bazanye hano dutuyemo hano ubu tubayeho ubundi buzima bwiza. Umuyobozi w'umushinga Green Gicumbi Kagenza Jean Marie Vianney avuga ko nubwo uyu mushinga hari abaturage bo muri mwe mu mirenge y'aka karere ka Gicumbi wubakiye imyubakire yihanganira imihindagurikire y'ibihe kandi itangiza ibidukikije, ariko nanone ngo hakenewe ko ubuyobozi mu bice bitandukanye by'igihugu bushyira imbaraga mu guhindura imyumvire y'abaturage bukabakangura gutura ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubuyobozi bw'akarere, ubw'umurenge, ubw'akagari, za njyanama nazo zireberera bari abaturage. Kwigisha umuturage ni uguhozaho no guhora babakangurira gukomeza kubifata neza, ariko no kubibyaza umusaruro, yaba ari ugufata amazi, yaba ari ugutura neza. Umuyobozi nka nyakubahwa meya, umunyamakuru, ese wowe urajya kubaka mu manegeka uyareba? Ubwo abashinzwe gutunganya ibishushanyo by'umujyi wa Kigali cyangwa by'uturere, abo bose igishushanyo cy'ikoresho ry'ubutaka kirahari, gisobanutse, cyarasohotse, bafasha abaturage mu gushyira mu bikorwa igishushanyo. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonima Emmanuel avuga ko nk'ubuyobozi bw'aka karere badashidikanya ku ruhare rukomeye rw'ibikorwa by'umushinga Green Gicumbi byafashije abaturage bo mu mirenge 9 y'aka karere wakoreragamo bigahindura ubuzima bwabo, aho ngo byabagaruriye icyizere cyo kubaho mu gihe ngo bwiraga batazi ko baramuka bakiri bazima cyangwa bwakwira bakaba bari bafite ubwoba bw'uko batari buramuke bitewe n'aho bari batuye mu manegeka. Nabwiye ngo umushinga Green Gicumbi ufite intervention n'ibice wibandagaho cyane mu guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Inshinga mu by'ukuri batanga umusaruro. Reka dufate sample mu biza, murabizi dusoje igihe kinini twari mu biza. Ndabamiriza ko nta muntu n'umwe muri Gicumbi wagize ikibazo cyo kuvuga ngo twatakaza umuntu, nubwo twafashe n'ingamba no dushimira minema minisiteri dufatanya mu kwirinda ibiza turi kugenda dukomozaho, ariko muri ibi biza birangiye nta muturage n'umwe yaba wakomeretse cyangwa se yenda wagira ikibazo muri iki gice turimo. Bitandukanye by'abagaho mbere, yaba imyaka yaragendaga, yaba amazi akagenda, abaturage bakahasiga ubuzima. Rwose ni ibintu imiryango isaga 100 yo mu murenge wa Kaniga akarere ka Gicumbi mu bihe bitandukanye yagiye igirwaho ingaruka n'imihindagurikire y'ibihe, cyane cyane inkangu yabasenyeragaho inzu ku buryo harimo n'iyari isigaye itagiraho ikinga umusaya. Niyo kuri ubu yatujwe mu nzu zigeretse 2 yubakiwe n'umushinga Green Gicumbi zubatswe mu buryo buhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Jean Bosco Mbonyumugenzi, Pacis TV, mu karere ka Gicumbi. Urakoze cyane.